Tugiye kureba uburyo butanu bwadufasha kugirana isano ihamye n'Imana. Ikaze kuri channel y'abamarayika batatu. Uyu mwanya tugiye kubana mu cyigisho gifite umutwe uvuga ngo uburyo bwo kugirana isano ihamye n'Imana. Bavandimwe, nk'uko tubizi, muri ubu buzima abantu benshi tuvuga ko dusenga kandi koko turasenga. Ariko uyu mwanya ndagira ngo twibaze iki kibazo. Mbese twaba tuzi igisabwa kugira ngo tube abantu bahamye barangwa no gusenga? Uku gusenga si kumwe abantu benshi bitiranya no gusenga. Kwa kundi twibuka kujya imbere y'Imana kuko hari ibibazo bitwugarije. Ahubwo ni ukubaho imibereho irangwa no gusenga. Mbese gusenga bikaba ubuzima. Reka turebe muri Bibiliya urugero rw'umuntu wabayeho imibereho irangwa no gusenga Imana. Nk'uko biboneka muri Daniel igice cya 6 umurongo wa 11. Aha tubonamo ko Daniel yakomeje kujya apfukama 3 ku munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Aha ntago batubwira ko yatangiye kujya apfukama, ahubwo batubwira ko yakomeje kujya apfukama 3 ku munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Ntabwo Daniel yongereye ibihe byo gusenga kubwo umutego yari yatezwe, ahubwo yakomeje ubuzima bwe bwo gusenga Imana ye. Aha biratwereka ko ku muntu uhamye urangwa no gusenga kuri we nta byacitse. Niyo mpamvu ngira ngo turebe igisabwa kugira ngo tube abantu bahamye barangwa no gusenga. Reka turebe icyo dusabwa. Aha ndagira ngo mbwire umuntu wese ushaka kuba umuntu uhamye urangwa no gusenga ko agomba kugirana isano n'uwasenga. Niba usenga Imana, ugomba kugirana isano n'Imana. Aha twakibaza tuti, ese ni gute twagirana isano ihamye n'Imana? Ariko hari uburyo bwo kugirana isano ihamye n'Imana. Tugiye kureba uburyo butanu bwadufasha kugirana isano ihamye n'Imana. Uburyo bwa mbere bwadufasha kugirana isano ihamye n'Imana: gira umwanya wo kwihererana n'Imana buri munsi. Tutarakomeza, ndagira ngo turebe umubano uboneka hagati y'abantu n'abandi. Kugira ngo ugirane isano ihamye n'umuntu uwo ari we wese, nuko hari umwanya mumarana. Reka turebe inkomoko y'isano ihamye. Isano ihamye ikomoka ku kwiga kwiringirana. Kandi uku kwiringirana nibyo bivamo ubushuti. Nk'uko tubizi, inshuti niyo ubwira amabanga yawe yose udashobora kubwira undi muntu wese. Niyo mpamvu kugira ngo ube inshuti y'Imana bigusaba kuba ubasha kuyaturira ibiri ku mutima wawe byose, ukabisuka imbere yayo, mugasangira ubuzima bwawe. Ni ukuvuga ibyiringiro byawe, ibyo wifuza, ndetse n'utuntu duto twose tukuri ku mutima. Mbese umutima wawe wose uko wakabaye. Ubu ni uburyo bwiza budufasha natwe kugira ibyo tumenya ku Mana. Kuko ntiwabwira inshuti yawe ngo yicecekere kwihorere, ahubwo nayo hari ibyo ikubwira. Tugiye kureba uburyo bwa kabiri bwadufasha kugirana isano ihamye n'Imana. Uburyo bwa kabiri bwadufasha kugirana isano ihamye n'Imana: iga ijambo ry'Imana usenga. Mbere yuko tureba uburyo bwa gatatu, reka tubanze turebe akamaro ko kwiga ijambo ry'Imana buri munsi. Kwiga ijambo ry'Imana buri munsi bituma dusobanukirwa n'ubushake bwayo, inzira zayo n'umutima wayo. Tujye ku buryo bwa gatatu bwadufasha kugirana isano ihamye n'Imana. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bwo kuramya Imana. Ibihe byiza byo kuramya bikugaruramo intege kandi bikakunagura. Kuramya kuzakangura intekerezo zawe kandi kuzityaze kugira ngo ukurikize ubushake bw'Imana. Tumaze gusobanukirwa n'akamaro ko kuramya, reka turebe uburyo bwo kuramya. Mu kuramya, ubwira intekerezo zawe ukuri kw'Imana n'imbaraga zayo. Tujye ku buryo bwa kane bwadufasha kugirana isano ihamye n'Imana. Uburyo bwa kane ni ukwihana kuvuye ku mutima. Aha wakibaza uti, ese kwihana kuvuye ku mutima nabigeraho nte? Uku kwihana kuvuye ku mutima tukugezwaho no kuramya nyakuri. Aha ni ukuvuga ko kuramya nyakuri kuyobora ku kwihana kuvuye ku mutima. Tugeze ku buryo bwa gatanu bwadufasha kugirana isano ihamye n'Imana. Uburyo bwa gatanu bwadufasha kugirana isano ihamye n'Imana ni ukwimenyereza kumva uri kumwe n'Imana. Nshuti bavandimwe, nsoza ndagira ngo mbabwire ko niba mushaka kugirana isano ihamye n'Imana, ndabararikira kwita kuri ubu buryo tumaze kubona, tubukoreshe kugira ngo budufashe kugirana isano ihamye n'Imana.
kandi tugirane ubucuti n'Imana, maze bizaturinde kuzabwirwa aya magambo yabwiwe abakobwa b'abapfu nk'uko tuyasanga muri Matayo igice cya 25 murongo wa 12. Aba bakobwa b'abapfu nta kindi bazize uretse kutamenya ibyo umwami ashaka, ariyo nkomoko y'ubupfu bwabo. Aha ndagira ngo twibaze, ese ni kangahe tujya tugira umugambi wo gushaka kumenya ubushake bw'Imana kugira ngo tubugenderemo? Umugambi wo kubaho kwa Yesu hano mu isi kwari ukumenya ubushake bwa Se ndetse no kubusohoza, ari nawo mugambi natwe udukwiriye mu kubaho kwacu. Reka nsoze nsabira buri wese nanjye nisabira ngo Imana idufashe gusobanukirwa n'ubushake bwayo kandi dushoboze kubugenderamo mu izina rya Yesu.